ntiwagikora. Rero nudakora icyo wahamagariwe, aho hantu hari igihanga kandi uzakibazwa. Kandi ikindi mfite tuyikore mu agaciro, dukorera Imana. Nukuri twahamagaye kugira ngo amazina yacu twubaka amazina yacu. Wandike ibyo ubonye nibiriho nibiri bukurikireho, hanyuma dusubiremo. Nuko wandike ibyo ubonye nibiriho nibiri bukurikireho, hanyuma amen. Hagira undi dusomera urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ba mbere ibice 4 ku murongo wa 16 n'uwa 17, naho tuza kuganira. Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 16 no ku wa 17. Wahabonye nadusomere. Some mu izina rya Yesu. Abatesalonike ba mbere igice cya 4 n'umurongo wa 16. Haravuga ngo, kuko umwami azaza ubwe amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. 17. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye, duhere ko tujananwe nabo tuzamuwe mu bicu. Amen. Mana guheza umugisha. Tutaraganira amagambo y'Imana, reka dufate umwanya wo gushima. Ndashima Imana kuko Imana yatwemereye uyu munsi, uyu mugoroba tukaba duteranye. Imana yabyemeye, ikaba yabikunze, ntihabwe icubahiro. Kindi kandi ndashimira ubuyobozi bw'itorero, hereye ku mushumba mukuru ndetse n'abandi bashumba bafatanye kuyobora umurimo w'Imana, kudukingurira irembo kugira ngo tubane. Imana ibaheze umugisha mwinshi. Duciye bugufi bashumba, Imana ibagirire neza. Twifujije kubasura muri buno buryo, bashumba barabitwemerera, turabyishimiye cyane. Nibwo bwa mbere teraniye hano, sibwo bwa mbere mpageze, ariko nibwo bwa mbere mpateraniye. Ndabona hasa neza rwose, hameze neza. Imana ibaheze umugisha mwinshi ku bikorwa Imana yabashije gukora. Haleluya. Ahantu ntago mpaza, ariko narahakunze cyane, kandi mpakunda ntarahateranira, bitewe n'abandi tuganira bahaba. Yego. Barahankundisha cyane rwose. Bankundisha abashumba, bankundisha itorero, kugeza ubwo nagize umugambi wo kwifuza kuza kubaramutsa. Asante. Nico nta kindi. Imana ibaheze umugisha mwinshi cyane. Amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Watubanjirije muvandimwe, Imana imuheze umugisha mwinshi cyane. Ni nkaho twateguriye hamwe. Amagambo nateguye niyo yavuze, ariko umwuka w'Imana niko yashatse, kuko ariko twumva uyu mugoroba uyu munsi. Kindi kandi mu by'ukuri kuri none, abashumba wenda barabizi cyane, si buri muntu wese uzuhabwa agatuti kubera kuko yagasabishije. Ntabwo buri muntu wese. Aha hantu harahenze cyane, harahenze, kubera kuko utabuzi amagambo aja kuvuga. Hari abahagarara ku gatuti ntibavuga amagambo y'Imana, bakavuga amagambo asesereza, amagambo yakomeretsa imitima y'abandi bantu. Niyo mpamvu abashumba babera amaso agatuti kugira ngo batagaheza umuntu uwo ari we wese. Ariko kuba banyizeye kuko nagaburira intama, mu by'ukuri mbihaye agaciro gakomeye. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Turaganira hejuru yo kugaruka kwa Kristo. Niyo magambo ari mu mutima wanje. Haleluya. Amen. Duheze Yesu icubahiro. Haleluya. Haleluya. Hari ikintu cyanejeje nkigera hano, reka nkivuge ntaratangira kubwiriza. Nanejejwe n'ababyeyi batangira bahimbaza Imana, baramya Imana, batambira Imana. Babyeyi mwanejeje, ni ukuri kose. Imana ibaheze umugisha. Amen.
muzamusengera abana basore bacu batoya bazageza iyo myaka bagikunda Imana nkamwe. Ni ikintu cy'agaciro kinini cyane. Tugiye kuganira aya magambo, navuze kuko tuje kuganira hejuru yo kugaruka kwa Yesu, ariko tutaraganira cyane kuri iyo point nifuza ko tuganiraho. Umwanditsi wa kino gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni Yohana, wambanjirije yabivuze. Mu isezerano risha bitubwira aba Yohana batatu. Je nkunza kwigisha cyane, ndi umwarimu, wanashaka wabaza icyo nkunda kuruta kubwiriza. Yohana ni mwene Zakariya, ni mwene Zebedayo, nyina akaba Salome nk'uko babitubwiye. Yohana wa mbere Bibiri ivuga ni Yohana mwene Zakariya, nyina akaba Elizabeth. Uwabanjirije Yesu Kristo wabaye integuza niwe Yohana wa mbere igitabo kivuga. Yohana wa kabiri ni uyu Yohana. Uwa gatatu ni Yohana Marko. Izina ryiwe kavukire ni Yohana, ariko intumwa zamuhimbye Marko, bisobanura ngo n'umwana wo guhugurwa. Yabaye sekreteri w'intumwa, ariko cyane cyane Petero bamuhimba iryo zina. Ni nawe wanditse kino gitabo cya Marko. Ariko tugiye kuvuga cyane cyane ku byahishuriwe Yohana, byahishuriwe na Yohana. Amen. Amen. Iki gitabo cyanditswe igihe itorero ry'Imana ryarimo ritotezwa cyane. Abami b'Abaroma bashizeho ingamba zo kumaraho itorero. Nyuma Kristo amaze kuzamuka, bakoze ibishoboka byose kugira ngo itorero rya Kristo rishireho. Ariko uko bakomeje kubica, icyabatangaje niko ubukristo bwakomeje kugwira, niko abakristo bakomeje kuvuka. Mu mpfu zabo zikomeye cyane ziteye agahinda, hakavukamwo abandi babona ukuntu bapfuye batese azize iki? Azize Kristo. Kubera uwasize reka naje mukurikire. Impfu zabo zivamwo abantu benshi cyane. Ubutumwa bukwira isi yose ndetse natwe muri Afurika bwatugezeho. Haleluya. Amen. Iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana gifite ibice 22, kagira imirongo 404, kikaba kigabanyijwemo ibice bitatu bikuru. Uyu murongo twasomye niwo murongo mukuru muri kino gitabo. Uyu murongo uvuga ngo wandike ibyo ubonye, wandike n'ibiriho ndetse n'ibizakurikiraho hanyuma. Uwo murongo niwe ugabanya kino gitabo inshuro zitatu. Umurongo wa mbere cyangwa se igice cya mbere n'ibyo Yohana yarabonye. Yego. Yohana arandika 1:10 no kuri 10, aravuga ngo ku munsi w'umwami nja mu mwuka, numva ijwi inyuma yanje, mpindukizwa no kurireba. Ndirebye mpindukiye mbona usa n'umwana w'umuntu uhagaze hagati y'ibitereko by'amatabaza 7. Ayo matabaza ni amatorero 7 ari ayandikiye muri Aziya. Uwari uhagaze hagati y'amatorero ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Ikintu yarashaka kwereka Yohana, Yohana yatawe nta byiringiro by'ubuzima yafite, ariko Imana ishaka kumwereka ibyiringiro. Nubwo barimo batotezwa bingana gutya, ariko Kristo ahagaze hagati y'itorero, ahagaze mu itorero. Nubwo ririmo risuzugurwa, barimo bicwa bangazwa, ariko Kristo ntiyaritaye, ahagaze hagati y'itorero ryayo. Haleluya. Amen. Tuzamurese icyubahiro. Oh, haleluya. Hallelujah. Aravuga ngo andika ibyo ubonye. Yarabonye Kristo. Aravuga ngo yabonye yambaye igishura cyera, ngo akenyeje umushumi w'izahabu. Uwo mushumi w'izahabu wasobanuraga ukuri kwari kuzuye Kristo. Ngo abona umusatsi we ngo wera nk'ubwoya bw'intama, ngo cyangwa se nka shelege, byasobanuraga gukiranuka no kwera kwa Kristo. Ubwitonzi n'ikinyabupfura cyari kimwuzuye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Ngo abona amaguru ye ngo asa n'umuringa w'umuteke watunganyijwe mu ruganda. Byasobanuraga gutsinda kwa Yesu. Yanyuze mu bikomeye bisa n'umuriro, ariko yatsinda, arokoka, atsinda ibyari bimugerageje byose. Yesu aratsinda.
haleluya. Amen. ngo abona mu kuboko kwe kw'iburyo afite inyenyeri zirindwi, ngo niba abakuru b'amatorero yari afite mu kiganza. Ubuyobozi bw'itorero buri mu kiganza cya Kristo, haleluya. Amen. ngo arebye mu ruhanga rwiwe, ngo abona asa ngo n'izuba iyo rityaye. Yamubonye ari mu bwiza yagaruriwe. Yesu amaze kurangiza imirimo yiwe, yarasezerana ngo data, ngarurira bwa bwiza nahoranye nkiri kumwe nawe nkiri mu ijuru, ngaburira cya cyubahiro. Yesu Yohana amubona ari muri cya cyubahiro yahoranye kera, ngo yasaga n'izuba iyo rityaye. Igihe izuba rityaye cyane, ngo niko Yesu yarasa mu gahanga. Amubonye atyo, ngo amwikubita imbere nk'upfuye, ariko amukoraho aramubwira ngo humura, humura Yohana we, nari narapfuye ariko ubu ndiho, ubu ndi muzima. Ara ngo wandikire amatorero 7 yo muri Aziya, uyandikire ibi ngibi ubonye. Twifuza kubera umwanya. Igice cya kabiri ni ibiriho niki byari itorero, niryo ryari ririho. Arba ngo wandikire amatorero yo muri Aziya, kandi ayo matorero ni indoregwamo ry'itorero rya Kristo ry'ibihe byose. Amatorero 7 yanditse n'umwuzuro w'Imana, ariko ryari itorero ry'ibihe byose bya Kristo. Uhereye ku itorero rya mbere rya Efeso ryagereranywaga n'itorero ry'intumwa, ukageza ku itorero rya Laodikiya rigereranyije n'itorero rya none turimo kuri uyu munsi. Gice cya nyuma cya gatatu aramubwira ngo wandike n'ibikurikiraho hanyuma. Ni mu gice cya 4, uhereye mu gice cya 4 kugeza ku gice cya 22 ni ibindi bizakurikiraho hanyuma. Muri icyo gice cya 4 Yohana yongera kandi kuja mu mwuka ubugira kabiri. Yabona yumva ngo ryajwi yongeye kandi kuganira ramwe. Remura ngo Yohana we zamuka, ngo nukumva mu mwuka. Ndazamuka ngo ngera mu ijuru, ngo maze kugera mu ijuru ngo mbona intebe y'Imana, ngo mbona n'uyicayeho, ngo kandi uyicayeho ngo yasaga n'ibuye ryitwa sarudi, ngo n'irindi ryitwa sarudiyo, ngo kandi yaragoswe n'umukororombya ngo usa na sima ya gido. Uwo mukororombya ngo washushanyaga imbabazi z'Imana. Imana igoswe n'imbabazi, igoswe n'urukundo, igoswe n'ubuntu, igoswe n'ibambe, igoswe n'ibintu byinshi byiza. Hallelujah. Amen. Dawidi niko yavuze ngo iyo aje kundeba ngo banze imbabazi ziwe imbere, kugira ngo abanze kumbona, abanza kubona imbabazi ziwe, akabona umurava we, akabona urukundo rwiwe. Ariko agize ngo ambone jenyine n'amafuti yanje nashira sinabaho, ariko kugira ngo ambone azabanza akabona imbabazi ziwe, akabona kunseruka, ngaseruka ngoswe n'imbabazi z'Imana. Hallelujah. Amen. Ngabona igisa n'inyanja y'ibirahuri iri imbere y'iyo ntebe y'Imana. Abona abera bazaba bamaze kuzamuka. Bivuga kuko mu gice cya 4 ni itorero ry'Imana rizazamuka. Arabona bimeze nk'inyanja y'ibirahuri. Niyo shusho tuzaba dufite. Tuzaba dukayangana, tuzaba turabagirana, tuzaba dusa ukundi kumva. Yohana niko yavuze ngo uko tuzasa ndikuramenyekana, ndikurashura, ariko umunsi Kristo yahishuwe tuzosa nawe. Tuzasa na Kristo. Uko dusasa iyo shusho yacu, ariko tuzasa na Kristo. Umunsi tuzamubona tuzasa nawe textuellement. Hallelujah. Hallelujah. Abona abakuru 24 bagose yane, abona bya bizima 4. Twihusa ku gice cya 5 abona igitabo mu ntoki. Wa mukuru aravuga ngo se ninde wabumbura kino gitabo akabasha no kumenya ibimenyetso 7 bigifatanije, ngo ntiyabone kuwo mu ijuru cyangwa mu isi cyangwa bikuzimu wabasha kubumbura ibyo bimenyetso. Yohana ngo ararira. Umwe muri babakuru amwe ngo Yohana we wirira, dore intare mu muryango wa Dawidi n'igishitsi cya Dawidi aranesheje kugira ngo abumbure cya gitabo. Hallelujah. Hallelujah. Kristo yose aranesheje. Amen. Niyo mpamvu tugenda mu munezero, tugenda n'ijishimo. Kristo yaranesheje, kandi yavuze ngo ubwo nanesheje namwe muzanesha. Insinzi yacu ihishe muri Kristo, kubera kuko ariyo twizeye. Ni ukuri twatugira ubwoba bw'ubuzima. Kristo yaranesheje, kandi yanesheje na bya bindi byose byari biguhagurukiye. Ntabwo bizakunesha kuko wizeye Kristo. Uzagira ubwoba gusa mu gihe watakaje Kristo, ariko mu gihe ufite Kristo mu buzima bwawe nta giteye ubwoba. Kristo ndiyanesheje. Hallelujah. Amen.
yaranesheje. Mu gice cya 6 atangira kumburira bya bimenyetso. Ariko ikimenyetso cya mbere abona ifarasi y'umweru, abona n'uyicayeho, ngo ahabwa kunesha kandi ngo yongeraneshe. Uwo ni antikristo. Hari abavuga kuko ari Kristo ariko ntabwo ari Kristo. Mu kanya gatoya azaza afite nk'ishusho ya Kristo, avuge ngo atanze amahoro, Israel ngo bahaye amahoro, abafashe no kubaka urusengero, avuge ngo amahoro arabaye, bavuge ngo Mesiya yaje. Ariko ayo mahoro azamara agahe gato, kuko ifarasi ya kabiri yaje yicaye ku ifarashi itukura cyane, ngo kandi afite ingota ndende, ngo ahabwa kwica ikintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Haleluya. Sinzi iminota bampaye ndaja kuyirenza, iracyariho, sinshaka kwica gahunda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ibimenyetso biramenwa. Ikimenyetso cya mbere haje ifarashi y'umweru, cya kabiri haje ifarashi itukura, cya gatatu haje ifarashi y'umukara isobanura inzara. Ariko reka tuje kubigarukaho hanyuma. Aho twasomye mu Batesalonike ibice 4 umurongo wa 16, niba dusomere tugende dusubiramo twitonze. 4 Pasiteri nadusomere wasomye, hanyuma tuje gusoza. 4:16 haravuga ngo kuko umwami azaza, kuko umwami ubwe azaza amanutse avuye mu ijuru, arangurura ijwi rirenga, arangurire ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye, n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo yego nibo bazabanza kuzuka, yego, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bivuga ngo umwami ubwe azaza, kandi azaza avuza impanda, ngo n'impanda ya marayika ukomeye, n'impanda y'Imana Data, ngo abapfuye nibo bazabanza kuzuka, natwe duhere ko tujananwe nabo tuje gusanganira umwami wacu mu kirere. Hazavuga impanda 3. Umunsi w'imperuka impanda 3 zizavuzwa. Impanda ya mbere hazavuga impanda ya marayika ukomeye. Yego. Iyo mpanda izabije kweyura ikirere, ijabuze kweza ikirere. Ikirere Satani yahindanije, iyo mpanda marayika w'Imana azabaje gusukura ikirere kugira ngo itorero ry'Imana rizamukire ahantu hejejwe. Yego. Impanda ya kabiri ni impanda ya Yesu. Iyo mpanda ni impanda izabije kuzana umugeni, kandi abazumva iyo mpanda ni umugeni wa Kristo gusa. Abapfuye bizeye bazumva iyo mpanda, abazaba bakiri bazima bizeye bazumva iyo mpanda. Nubwo uzaba uri maso ariko utarizera ntabwo uzumva iyo mpanda. Bireba ngo abantu bazaba ari babiri, umwe azagenda undi asigare. Muzaba muhura ku isekuru imwe, umwe agenda undi asigare. Muzaba muryamye ku gitanda kimwe, umwe agende undi asigare. Muzaba muri mu rugenzi, umwe agende undi asigare. Amen. Amen. Uwiteguye azagenda. Ariko utiteguye iyo mpanda ya Kristo ntazayumva. Bwana asifiwe. Kuvuga ngo kuza kwa Kristo ntabwo ari imigani. Bene Data mureke twitegure kuza kwa Kristo. Twitegure kuza kwa Kristo. Ibimenyetso byose, karibu ya byose byaragaragaye. Ugiye gusoma igitabo cya Matayo 24 ugasoma icyo gice cyose, Yesu yavuze ibimenyetso bizaranga imperuka, kandi ibyo bimenyetso byose uko yabyanditse byose byarasohoye. Amen. Byose bimaze gusohora, kandi ibihe tugezemo byerekana koko ibihe turimo ni ibihe bya nyuma. Dusigaje agahe ka nyuma, dusigaje igihe gitoya gusa. Icyo dusabwa ni ukuba maso. Ni nako Yesu yababwiye ngo mube maso, kuko mutazi umunsi n'igihe umwana w'umuntu azazira. Amen. Bakozi b'Imana, abavandimwe bene Data, ni ukuri turabashitse n'abimukira kuri iyi si.
twoye kwifata nk'abashitsi iyo baje. Turabashitsi ko turatambuka. Iyo umuntu ari umugenzi hari ibintu yirinda mu buzima bwiwe. Amen. Hanyuma izo mpanda nizimara kuvuga impanda y'Imana ngo ni impanda izaje guhamiriza Satani imubwira kuko itorero ry'Imana ryagiye. Yego. Ba bandi wahora urwanya ku manywa na nijoro ubudashya udahunikira udahwema ryanesheje. Amen. Barya waruhanganye nabo ubu ngubu batsinze, ni umugeni wa Kristo. Hanyuma ngo tuzamukane n'ababandi bose bari barasinziriye, tuzamuke tuje gusanganira umwami wacu mu kirere. Muri icyo kirere tuzakimaramwo imyaka 7 igabuyemo kabiri. Imyaka 3 n'igice ya mbere izaba ari imyaka yo kugerwa imirimo twakoze izagerwa. Kila mtu atatoa ripoti kadiri na kazi yalizofanya. Ibyo twakoze byose tuzabitangira raporo. Ibyo twakoze mu kwihisha abantu bataturuzi batatubona bizagaragara ku mugaragaro. Buri muntu wese azisobanura ibyo yakoze byose. Imirimo yacu yose izapimwa. Tuzagerwa ibyo twakoreye hano ku isi. Hari ibintu 7 tuzagerwa. Reka mvugaho gato. Ikintu cya mbere tuzagerwa Imana yaduhaye. Imana yaduha igihe nk'igishoro, igihe, umwanya. Imana yaduhaye imyanya ariko itangana. Bamwe bahaye kurama imyaka 100, abandi mikeya. Twese dufite imyaka itandukanye, ariko muri iyo myaka twahawe ni igishoro. Imana izatubaza icyo twakoze muri iyo myaka twahawe. Ese iyi myaka twayikoze mwiki? Kwa barabye imyaka myinshi ariko batigeze bayikoramo iby'agaciro. Imyaka yabo bayifushije ubusa. Imyaka yabaye ingirakamaro, nta kamaro yigeze imara. Imyaka yacu twahawe nk'igishoro cyo gukorera Imana. Imana izayitubaza. Igihe wera Imana izakikubaza. Bavandimwe, igihe Imana idutije, yego, tugifata nk'igishoro kugira ngo tukibyaze umusaruro mu bwami bw'Imana. Ntumare icyumweru ntacyo urakora mu bwami. Munsi ntukire utaratekereza ku bwami. Ariko ku gihe gito twahawe, ku minsi mikeya wahawe mwene data, yikoresha iby'agaciro. Hari abatarafushije igihe cyabo ubusa, bagikoresha nk'imirimo y'agaciro. Ko barakora basa n'abasahuranwa n'iminsi, ntibazi igihe basigaranye kuri iyi si. Ko barakora nk'abantu baba basahuranwa. Igihe dufite ni gito cyane, tugikoreshe neza kuko tuzagitangira raporo. Imyaka wamaze uzabana na Yesu uburyo wayikozemo, icyo wayikozemo muzabarana. Amen. Kigira agaciro suko twarame imyaka myinshi, ariko imyaka mikeya dufite tuyikore mu agaciro. Dukorera Imana. Nukuri ntitwahamagaye kugira ngo amazina yacu twubaka amazina yacu. Hoya pe. Ntabwo twahamagaye kugira ngo twubaka amazina yacu. Titwahamagaye kugira ngo tumenyekane. Oya, sibyo. Siyo ntego, siyo papasi yibuvuga butumwa bwacu. Ntabwo twahamagaye kugira ngo tumenyekane. Biragatsindwa n'Imana. Twahamagaye kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Amen. Twahamagaye kugira ngo kubw'icubahiro cy'Imana, kandi umuhamagaye twahamagaye uraturuta. Uraturuta. Cyakabiri tuzabazwa. Uzabazwa ubwenge Imana yaguhaye. Ubwo bwenge ni igishoro mu bwami bw'Imana. Amen. Hari abavutse batagira ubwenge, ntacyo bakoze, ntacyo tubarusha, twe twabuvukanye. Hari abavutse ari bidebile, ntacyo twakoze ngo tubuhabwe. Nukura ngo dukorere Imana. Ubwo bwenge tubukoreshe. Nukuri ntacyo urusha
abavutse batagira ubwenge. amen. Ababyeyi bawe ntibagukomanze. Yego. Nta komande batanze ngo umwana wacu azavuka afite ubwenge, degree y'ubwenge, quotient intellectuel ingana gutya. Ntago babikomanze. N'ubuntu bw'Imana. Amen. Ni imbabazi za Yesu gusa. Rero ubwo bwenge twawe bene data, reka twishare dutekereze ku bwami, ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Si ubwo kwitekerezaho gusa twe n'imiryango yacu, ariko tugomba gutekerereza umurimo w'Imana kugira ngo aho turi Imana yahererwe icyubahiro, aho turi Imana yahimbarizwe, aho turi Imana ntiyakatugirwe, aho turi Imana ntigasuzugurirwe kubera ubwenge Imana yaduhaye. Amen. Sifa ni za Mungu. Uzi ko ijambo ry'Imana sigari tugwa ku bwacu. Yego. Ku bakozi b'Imana. Imana isigaye igira isoni ku bwacu, ariko ubwenge Imana yaduhaye izatubaza. Ikintu cya gatatu, Imana izatubaza. Imana izatubaza ubutunzi bwacu. Ntituzakorera Imana mu gihe dufite ibidusagutse gusa. Dukorera Imana no mu gihe tudakwiye, no mu gihe ibyo dufite bitadukwiriye, no mu gihe ibyo dufite biri munsi cyane y'amadefanse yacu ya buri munsi, ariko ibyo ngibyo tugomba kubikorera mu Imana. Wa mugore w'umupfakazi yagiye guturira Imana. Imana yasabye yitegereje avuga ngo nta wundi watuye nk'uyu mupfakazi, kandi ngo yatuye ibyo yari asigaranye byose, adafite ibindi asigaza, atangana umutima we wose. Rero bavandimwe, ubutunzi twahawe nubwo gukorera Imana. Hari inyigisho zaje kandi zirimo ibimenyetso by'imperuka, zirimo kwigisha ngo abantu ngo ubuntu butangaje, ariko ni ubuntu buciriritse, ntabwo ari ubuntu butangaje. Iyo twagize ubuntu butangaje muri twe, duhishurirwa gukorera Imana, duhishurirwa Imana, duhishurirwa gukorera abandi bantu, duhishurirwa kugira ubuntu. Ariko ubwo buntu butubuza gukorera Imana ngo Imana yarabirangije. Imana yarangije ibyayo, asigaye ibyacu. Ni ukuri sinzi ko hari abari muntu, ariko izo nyigisho ni iz'ubuyobe, ni izigaragaza ibihe by'imperuka tugezemo. Ngo yangu icya cumi ntabwo ari ngombwa, ngo ntigikenewe. Kubera ko kidakenewe? Kidakenewe hehe? Muzi icyatumye intumwa zitavuze cyane icya cumi? Muzi impamvu? Mbabaze, muzi impamvu intumwa zitavuze hejuru icya cumi? Ibo uzi ukuntu bakoraga? Bazanaga byose. Ese bazanye byose, icya cumi cyari gikenewe? Bazanaga byose bafite bagasangira byose. Umuntu akagurisha isambu ye n'imirima yiwe n'inka n'ibintu byose afite, akabizana mu nzu y'Imana bakagaburira abantu. Hanyuma ngo icya cumi ntigikenewe? Izo nyigisho ndimo kazumva abakozi b'Imana, ni ukuri ni inyigisho z'abadayimoni. Ubutunzi bwacu Imana izatubaza. Yesu yaravuze, aravuga ngo nari shonje muramfungurira, nari ngwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Ngo baramubaza ngo se databuja, twakubonye ryari urwaye, twakubonye ryari ushonje, twakubonye ryari ufunzwe? Aravuga ngo kujya mwabigiriye barya batoya bari inyuma y'aba, nije mwabigiriraga, nije mwabagiriraga. Kendo chakana, Imana izatubaza imbaraga yaduhaye. Kandi ibi bintu namvuga, ngiye kuvuga ibintu birindwi, ngeze ku cakane ngira ngo ko murabyumva yemeye. Yego. Ni ukuri mu byumve, Turi kumwe. imbaraga Imana yaduhaye ni igishoro. Ni igishoro. Izakuba ngo se imbaraga naguhaye
zamaze iki mugani? Zakoreye iki? Si izo gupagasa gusa, navyo ni byiza. Imana izadushimira ko twakoreye amago yacu, ariko si tugomba kurekera, siyo tugomba kugarukira. Ese imbaraga dufite ko zirakora iki mu nyungu z'ubwami bw'Imana? Hari umusaruro basi ziri kuzana, hari icyo ziri kumara, izo ngizo nazo tuzazibazwa. Ikintu cya gatanu, umuhamagaye Imana aduhamagaye izatubaza uburyo twawuhagazemo. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe yeme? Yego. Turacyari kumwe Cyane. Tuzamura ibiganza byacu. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Amen. Buri muntu wese Imana yaramuhamagaye, kandi yaduhamagaye bitandukanye. Bamwe yabagize abandi bagira abandi bagira. Rero uw'Imana yakugize ishaka kuko wahagarara neza mu muhamagaro wawe, ukoremo neza kandi ukoremo kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, ntuhagararemo kubw'inyungu zawe. Ubu nyine hari abantu bari gukoresha impano zabo ariko ku nyungu zinda zabo, ku nyungu z'imiryango yabo. Utinda gusengera ariko uzana yangana, ubwire gutya bigasa n'ibigozi. Ariko impano twahawe, umuhamagaro Imana yaduhaye, harimo n'impano zo gushigikira wa muhamagaro wawe nk'ibikoresho by'akazi kugira ngo akazi kakorohere. Imana yagitanga impano zitandukanye mu muhamagaro Imana yaguhamagaye, kandi buri muntu wese afite ikintu yihamagariwe. Igitangaje n'ikibabaje ni ukumara imyaka yawe utazi icyo Imana yaguhamagariye. Ni igihombo gikomeye ku buzima bwawe ndetse no ku bwawe, kubera kuko utabashije kumenya icyo Imana yaguhamagariye ngo ugihagarare, uhagarare ku mukingi wawe, aba ari uhagararamo neza. Yego. Kubera ko izi ntoki ni zitanu, ariko buri toki bugira icyo rwakora urundi rutakora. Ni nako n'imihamagaro yacu imeze. Icyo wakora jewe sinagikora, n'icyo nakora ntiwagikora. Rero nudakora icyo wahamagariwe, aho hantu hari igihanga kandi uzakibazwa. Kandi ikindi Imana yakoze, Imana yaduhaye ubwenge, iduha ubushobozi, iduha kapasite yo kumenya icyo twahamagariwe. Umuntu uvuga ngo we ntazi icyo yahamagariwe, uracyari mu bujiji. Imana yaguhaye wewe wenyine muri wowe kumenya icyo Imana yaguhamagariwe, kandi kugira ngo ukimenye ni cya kintu wiyumvamo ukunda gukora. Iyo ugeze mu materaniro ukumva ko kijya kintu kitarakoba, ukumva utaranezerwa, kijya n'icyo Imana yaguhamagariye. Gihagararemo kandi ukidevelope, ucyagure, cyaguke, kigere kure, kuko nutabikora Imana izabikubaza. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Turi kumwe Cyane. reka dusoze. Masarage imiryango, abubatse, abagabo, Imana izatubaza imiryango yacu. Imana izatubaza imiryango, uko twayoboye imiryango yacu. Wagize umugisha Imana iguha abana, iguha umudamu, iguha umutware, iguha abana. Rero Imana izatubaza ukuntu twayoboye imiryango yacu. Ese twigeze tubwira abana bacu Kristo? Twigeze duhugura abana bacu kugira ngo bakure bazi Imana, bazi gutinya Imana? Ibyo ababyeyi, Imana izatubaza ukuntu twareze imiryango yacu, ukuntu twabaniye imiryango yacu. Imana izabitubaza. Hari benshi bameze nk'imihandanzovu mu ngo zabo. Imana izakubaza, izabikubaza. Imana yagushize muri urwo rugo ngo urubere itara nk'umubyeyi urwago, kandi ab'Imana yaguhaye bazagukomokaho uzababyaza agakiza,
bakiri batoya ubatoze kubaha Imana, ubatoze indangagaciro z'abakristo. Mu gihe ababyeyi tutatojeje abana bacu kumenya Imana, Imana izabitubaza. Babyeyi, reka rimwe mbwira kandi aka kantu gatindaho gatoya, igihe tugezemo kirakomeye. Umwana agomba gukura akurira ku gitsure cy'ababyeyi. Umwana ntagakure afite liberite totale yuzuye, yumva kuko ntacyo ababyeyi be bamutwara. Bibiliya iravuga ngo uzime umwana wawe gusonza ntagasonze, ariko ubunyafu ntukabure mu nzu. Burya guhana umwana si ukumwanga, ni ukumukunda cyane. Abana kugeza kuri bano bana batoya, nakosa mufata akanyafu mukubite amenye kuko yakoze ikosa. Akure afite igisure cy'ababyeyi, akure afite atinya ababyeyi, tinogira gutya data mama yomara. Abana bakure bafite uburere bwiza. Aho systeme z'isi zigeze nazo zigaragaza ibimenyetso by'imperuka, nuko iyo turimo tuja abana bataza bakubitwa. Kandi icyo ni ukugira ngo abana bakure badafite uburere bw'itorero, badafite indangagaciro za muntu, bakure kugira ngo bazakoreshwe ibyo bashaka. Abana bacu ubu nyine bamaze kuba ibirara biteye ubwoba. Ababyeyi ntibakivuga, ntibakigira icyo bavuga kubera systeme z'isi. Ariko babyeyi, babwire kino kintu, abana bacu abo tubana tuzababazwa nitutagira icyo tubakoraho kugira ngo tuzabinjirane mu bwami. Kindi, abafite abana bakuru bafite amatelefone y'ama WhatsApp, ama smartphone, umubyeyi ntukabeho utazi password y'umwana wawe. Urubyiruko murasetse, nyamara iki ni ukuri. Murasetse, reka ngasubireho. Kandi mabwire n'ukuri ababyeyi mbakangure, mbaye kono gasi nimba wenda mutarabitekereje. Ntimukabeho umukobwa wawe cyangwa se umuhungu wawe utazi password ye ya telefone. Mu gihe atiteguye atazi, uzafate telefone yiwe ucekinge, urebe message azayandika, urebe ibyo azareba, urebe bazabandikirana. Ni byiza, ni inshingano zanyu ababyeyi. Nimutabikora nibanda bazita ku bana banyu, muzarangara, muzasanga bageze ahantu mutazashobora kubagarura. Uko nawe mbabwira ni ukuri. Mfite karamu kanje na gahungu kari muri segonderi. Ko niko kuri. Mbaheze urugero nje ko nzabikora. Yego. Yavuye mu kigo ari hariya mu rugo, abayemere gutunga telefone. Rimwe atazi akagira ngo narabyibagiwe, ari nkamuga ati zana telefone yawe hano. Kareba message zo kuri WhatsApp, zo kuri Facebook, zose atabura nimwe. Kandi ngasanga nyine harimo zimwe zitari nziza. Kamubwira ngo ibi simbishaka muri no rugo, ibi sibyo. Ni wandika izi message tuzaba umugabo, ntacyo uzabacu. Ibintu nukongera kubyandika. Akagira ngo narabyibagiwe iminsi kandi gacana moto impe yo telefone yawe. Ntagomba gushira ngo password ntazi. Yayihinda ngo ati password ni iyi. Kuko twebwe uburyo twakuzemo bitandukanye nuko aba basore bana bacu babakuru. Ibi twe ayo mahimba yino ntitwari tuyazi. Twakuriye mu giturage, twamenye telefone turi abantu bakuru. Maze guca ubwenge nico gihe twatangiye gutunga telefone. Ariko mwe ko muracuka mugatangira gutunga telefone. Hanyuma tugomba kubakurikirana kugira ngo bizagende neza. Hallelujah. Amen. Cyanyuma tuzabazwa n'icyerekeye abashumba. Abashumba bazabaza ukuntu bayoboye amatorero. Cyo naco gitindaho. Hanyuma Imana zimaze kuvuga tuzamuke tuje gusanganira umwami wacu mu kirere hamwe n'ababandi bose bapfuye bizeye, tuzamuranwe nabo
tuzamuke dusanganira umwami mu kirere. Muri iyo myaka 3 ya mbere n'igice tuzagerwa imirimo yose twakoze izagerwa. Imirimo twakoranye urukundo, iyo ni izokoka gusa. Iyo twakoranye umutima mwiza, iyo twakoranye ishaka ry'Imana, iyo twakoranye umutima w'Imana, iyo yose ntabwo izaje. Ariko imirimo twakoranye kugira ngo batubone, kugira ngo baturebe, tuyikorana avec orgueil, kugira ngo twirarire, iyo yose izaje. Imirimo twakoze duhatwa, basa n'abatubwira ngo tugire gutya, tukabikora kubera kuko batubwiye, iyo ngiyo yose izaje. Imirimo dukora ariko tukayirikaho amagambo atari meza, atariko nabo tinabo amafaranga y'iminsi yose, tereka nawe dupfe kubatana gutyo. Ariko Bibiri ivuga ngo dushobora gukora Imana, so dukora tunezerewe, tutishama, tudafite umutima w'icira urubanza, dukorera Imana tunezerewe, kuko ibyo twadukora hano Mungu si muzalimu. Tuzataramana nawe bamwe dese nasata tuzaturi. Hallelujah. Yandebe mbega umunezero tubonye Tuzataramana abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani, tuzahora turirimba imbere ya mbere mbega umunezero tubonye Yesu. Reka turangirize hano. Hanyuma iyo myaka 3 ishize n'igice nibwo tuzinjira mu birori by'umwana w'intama w'Imana. Amen. Ngo muri ibyo birori umuririmbyi twavuze ngo bizaba ari ibirori biruta ibyo mu isi, buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko buzatahwa n'abamarayika kandi bazaba bafite amatsiko menshi yo kureba umugeni wa Yesu. Yego. Mbese muriteguye bakozi b'Imana? Muriteguye nk'umugeni wa Kristo? Hallelujah. Hallelujah. Duheze Yesu icyubahiro. Hallelujah. 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 Ubwo bukwe buzaba burimo Imana Data, buzaba burimo abamarayika bose, buzaba burimo intwari zose zo mu isezerano rya kera, uhereye kuri ba Abeli, ba Enoke, bandi bose bajya bose ba Aburahamu, ba Mose, bose bazaba ari abatumirwa muri ibyo birori by'umwana w'intama w'Imana. Hanyuma muri ibyo birori tuzamaramo imyaka 3 n'igice turya dusabana na Kristo, ngo Kristo azatwicaza ngo akenyere namara dusavinge, avuga ngo murakaze bana banje, murakaze mugeni wanje, murakaze torero. Yohana arabibonye ku gice cya 5, aravuga ngo se abangaba bavuye he? Mbese aba ni bande kandi bavuye he? Aravuga ngo mwami ni wowe ubizi. Aravuga ngo aba ni barya bavuye muri wa mubabaro ukabije, ngo kandi bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Uwo ni umugeni wa Kristo. Amen. Muri ubwo bukwe abantu bose imirimo yahiye ntago bazaba umugeni wa Yesu. Aba imirimo yabo yose yahiye ngo bazamera nk'umushumi gusa wakuye mu muriro, ariko ntibazinjira mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Gusa bazagirwa amahirwe yo kutaja mu muriro, ariko ntibazaba umugeni wa Kristo, kuko nta myenda bazaba bambaye, kandi Yesu ntazakorana ubukwe n'inyambara busa n'abantu batambaye imyenda.
azakorana ubukwe n'aba bandi imirimo yabo itahiye, bakambikwa amakamba yabo, bakambikwa ya myenda idaraje. Abo ngabo nibo bazaba umugeni wa Kristo, binjirane na Kristo mu bukwe bazamaramo imyaka 3. Abandi bose bazasigara hanze, ntibazaba umugeni wa Kristo. Bakozi b'Imana, bene data, duharanire kuzaba umugeni wa Kristo. Ibimenyetso byose byarasohoye. Ibi twatubona by'inzaduka kuri none ni ibimenyetso by'imperuka. Aho umugabo ashingiranwa n'undi mugabo, abapasiteri bakabihezagira, ni ibimenyetso by'imperuka. Aho umugore ashingirana n'undi mugore, ibi ni ibimenyetso by'imperuka. Aho umuntu yumva kuko atanyurwa nuko Imana yamuremye, akumva kuko yakwisatuza amazuru, yakwihinduza igitsina, iyo ni ibimenyetso byose bigaragaza imperuka. Tugeze ku mperuka, igisigaye gusa nuko Imana y'Imana ivuga, tuyitegure nkaho ejo yovuga kugira ngo tuzamurwe nawe. Ijambo ry'Imana tuganze. Amen. Amen. Yesu ahimbazwe. Hallelujah. Ebeneza nitambuke hano imbere kugira ngo baturirimbire. Barakurikirana. Tayihari. Hallelujah. Nitambuke. Hallelujah. Bavuye mu moko yose n'imiryango, Abalizantama zari zarazimiye, baguza amaraso yawe. abamarayika Bazaririmba bati Yesu we uwapfuye yopfiriye abameze nawe. Nta ingororano n'amakamba n'abanesheje, tuzahabwa itorero ry'umuriro.